Imana igukuraho amazina mabi, Imana ibakuraho amazina mabi abantu babise, Imana yakureho ibahindurira amazina. Haleluya. Nawe witwa mama Provi wumva ukuntu babimeze, sikegariwe urumva ukuntu babimeze, shana ubizi witwe mama Provi bajya gati mama Provi tikalame aya Imana ihindura amazina muri literally, Imana ibahindurira amazina. Amatushe murebye nabi yayavuna kubera gufashwa gusa, aracuranga abyina ariko abare yarahombanye, agacuranga yarahombanye, akarimba yarahombanye, ariko Imana ikajya ngo nzakugirira neza. None dore Imana yaramuhombamuriye imugira pasteur. Haleluya. Bantu bafite ibyiringiro muhaguruke mutere haleluya. Imana ijya ibikora, bantu badahari ikabitubwira badahari, yajya kubikora ikabikora bareba, ikabikora bareba. Mujye mukura, mujye mureka dukure mu buryo bw'umwuka, tuba abantu bakuze, kandi ntabwo Imana ijya ikora ikintu gishoboka. Oya, gusa yaba ari Imana, ahubwo Imana ikora ibintu bidashoboka, ibintu bidashoboka rwo. Umva ikintu kidashoboka Imana yakora ukabona ko igikoze. Mwa basore mwe muze murambye aha hantu Imana ibakorera ubukwe bwiza, iha abagore beza, abagore bubaha, wahamagara uti mama Kramesheri. Sinzikuraho, abantu bikuraho kubinyanga. Nuramuka wikuyeho kubinyangamugayo, uzamenye ngo Imana izaguta. Byiza byo mu nzu y'Imana ntuzabirya, by'Imana birya abarambiwe bakuyemo akarenge. Nitwa Rafiki Marie Claire, benshi bibaza kuri iryo zina ariko ni izina ryanjye. Hari n'abaryumva batarambona bakagira ngo ni umugabo, hari nabo tuvugana bakagira ngo ndi umugabo, twabonana batise burya umudamu, ariko ni izina ryanjye. Ni izina ryanjye. Imana yatugiriye neza. Umuntu mwajya avuga nishemu ujye ubivuga bata, ariko papa wanyu ashobora kuba yari umusirimu cyane kurikije n'amazina yanyu. Ko ngewe nitwa Rafiki, mukuru wanjye yitwa Mupenzi, murumuna wanjye yitwa Furaha. Ubwo rero abantu benshi bajya bibaza kuri ayo mazina, ariko nanjye nabitekereje nyuma yaragiye ngo mubaze impamvu, ariko bura nta kundi, bura zari zihari. Imana ishimwe rero ko yaduhaye umurimo ngo tuyikorere, ntago kuvuga guhagarara imbere y'abantu bangana namwe umuntu akababwira iby'Imana ishyize ku mutima we ari ikintu cyoroshye, nubwo abantu benshi bajya babifata nk'ibintu byoroshye, akumva ni ibintu amenyereye, akumva ahantu hose yahagarara akavuga, ariko uyu ni umurimo ukomeye. Ariko turashima Imana yemeye ko duhagarara imbere y'abantu tukavuga. Ni ibintu Imana iba yarakoze. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ntari butindemo cyane, nubwo Fabrice we adashatse kumbwira umwanya amara ngo nta muyobozi ubwira undi muyobozi mugenzi we ngo amuhe iminota, ariko ngenda yikoresha kuko ndayizi n'umwanya dufite. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo Imana ikwiyereke bundi bushya. Niyo magambo nshaka ko tuganira umwanya utari munini. Imana ikwiyereke bundi bushya. Imana yigeze yakwiyereka, Imana yigeze yanyiyereka, Imana yaratwiyeretse na mu gitondo Imana yakwiyeretse, ariko aya masaha aho bigeze aha ngaha saa 7:20 Imana ikwiyereke bundi bushya. Ni kwiyereka bundi bushya, hari ibintu biri buhinduka ku buzima bwawe. Ni kwiyereka bundi bushya, Imana yagukuriraho nuko kwezi kw'inzu. Nuko kwezi kw'inzu Imana yagukuraho yakwiyeretse bundi bushya. Mama Imana yakwiyeretse bundi bushya, abana bagutinyuka. Bura hari impamvu ituma bamutinya. Ubwo ikwiyeretse bundi bushya yagukiza iyo ndwara ituma umwana agira ikibazo agatinya kubivuga. Ntabwo ari impamvu zo kuvuga ngo abana nibamutinyuke. Ubwo ibyo ngibyo ni ikintu Imana kuvuga ngo umwana ntinyuke, urumva ari ikintu giteye ubwoba. Icyo ni ikintu gishoboka, kandi Imana ntigikora ibintu bishoboka. Turi kumwe? Icyo ni ikintu gishoboka, kandi ntabwo Imana igikora ikintu gishoboka. Oya, gusa yaba ari Imana, ahubwo Imana ikora ibintu bidashoboka, ibintu bidashoboka rwose. Wabirebesha amaso ukabona ntinekareka. Umva ikintu kidashoboka Imana yakora ukabona ko igikoze.
nugo wakwicara muri biro ukandikisha bike utarize. Ntago bibaho. Umva ikintu kidashoboka. Nuguhagarara muri biro ukavuga icyongereza uvugana n'abazungu utarigeze agera no mu wa mbere primaire. Ntabwo Imana igikora ibintu bishoboka ngo ubone ko bishoboka. Wowe ibintu wowe ubwawe wakwishoborera nawe wabyikorera. Ntago wabyumva. Ngibyo ibintu bidashoboka ubundi. Ngibyo ibintu bidashoboka. Imana ibikorera iki ngo utazirata amafaranga? Ibintu bidashoboka Imana yakora. Ariko Imana ikora ibintu bidashoboka. Naho ibyo wishoborera wikuraho. Ivuga Mana ikiro cy'umuceri si uwo ngubwo waje ukakinsaba. Windi usaba Imana ikiro cy'umuceri sundeba. Ntureba Jane. Ntuzi ko Fabrice ajya agira ku madolari ugira ngo akaseho akaguha ntago wagura ikiro cy'umuceri. Rimwirirwa mwajanga bugusaba ibiro by'umuceri koko. Ikiro. Koko. Undeba mpagaze ku ruhimbi. Ubwo sibyo ubwo wumva waba ugiye gusaba Imana ibintu ushoboye. Aho ngo ugusaba Imana ibyo ngewe ntago ushoborera. Abari ibyo usaba Imana nibyo ishoboye. Haleluya! Nibyo ishoboye. Nibyo ikora. Mujye mukura. Mujye mureka dukure. Dukura mu buryo bw'umwuka. Tuba abantu bakuze. Nicyo cyako ko tuganira ubundi nkasenga nkicarira. Imana ikwiyereke bundi bushye. Nicyo bundi. Niyo ntego y'ijambo cyako ko tuganira amasegonda iminota ubundi ngiyicarira Imana ikazi kiyeranje. Umuntu yeza mbwira atari kubundi ibintu muhanura mu nabizaba. Ndamwana singiye ibyo mpanura birandeba. Ibintu mpanura nago bindeba ngewe. Niba mbwiye ngo byese birandeba miki. Ngewe ndahanura nigendere imbwira nti ubwo ibisigaye n'ibyawe. Sigara ukora ibyo mvuze ni wowe mbwiye ngo mbivuge. Kuko ibyo birandeba uri ushinzwe kumbaza ibyo nahanuye. Ahubwo yibaze uti ko wambwiye ukaba utarakora. Ko wambwiye Mana ukaba utarakora. Imana yo ifite uburyo ibigenza bikagira gute. Soma ijambo ry'Imana. Cya Daniel ibice 10 ibice 11 murongo wa 32 10:32 ntago 11:32 ntago hagoye cyane. Igitabo cya Daniel ni igitabo abantu benshi bamenyereye. Ahantu giherereye aravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyekenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera. Ariko abazi Imana yabo bazakomera bakora ibyiki? Ariko abazi Imana yabo bazakomera bakora iki? Abaca mu isezerano izabayobesha kugira gute? Kubashyekenga. Ariko abantu bazi Imana yabo bazagira gute? Bazakomera nibarangiza bakora ibyiki? By'ubutwari. Tusome 24 wumvukana none ukuntu havuga. Ibice 10:24 11 sinzi mpamvu 10 hagiyemo 24 wumve. Sabe Fabrice adusomere ngira ngo mbabwire ahandi tuza gusoreza aho tuganire. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mu minsi yo kwirara azatera ahantu harumbuka hose ho mu gihugu, akore ibyo basekuru n'abasekuruza batigeze gukora. Aho ngaho werekeraho. Amen. Uyu mugabo ntago ndi bumutindeho cyane, ni umugabo bita Daniel. Muramuzi
bari abasore 4 bagiye ari abanyagano, ariko igihe kigeze ntago mvuga 3 Saduraka, Meshaki na Abedenego, ahubwo ndavuga kuri uyu mugabo bita Daniel. Aza kuba umugabo ukundwa, aza kuba umwizerwa, kandi bari abahungu beza. Niwumva Bibiliya ivuga ngo bari beza, bari abahungu beza rwose, kuko ubyibuke neza bashatse kubatoza iby'ibwami byose bahashyiramo n'icyo bita kurya. Bagomba kurya n'ibyo ibwami barya, ariko bo ngo baza gufata umwanzuro baravuga bati reya bashobora kuba barya n'ibiterekerejwe, ntago twabyizera, nta cyizere tubifitiye. Bashobora kuba barya n'ibiryo bidasengeye, kandi kubisenga gusenga batureba dusengera ibiryo bishobora kuba byavunana. Ariko ngo baza gusaba umukuru w'abatwara mwate, rero twe twagusabaga niba byashoboka uduha umwanya, ibi byo kurya abandi bari kurya twebwe twihorere. Kandi nyamara bari bahawe promotion yo gusangira n'umwami, nkawe ntiwabyanga pe, ntago wakwaga kurya ibiryo by'ibwami. Haba harimo ibiryo nawe kuva wabaho utarabona. Beretse kubwira abantu, nababwira reka mbabwire, bimwigira mutya muzi umuceri n'amakaroni aba kuri butike, ariko mu by'ukuri habaho ibiryo. Buriya abakire bararya, kuri kire bararya pe, bararya rwose. Hari naho ugera ugasanga n'ubwa mbere ubibonye. Nanjye rwose ntago nyenye, ntago nyenye kurikije ubu se murananyennye. Nigeze nagiye Bujumbura umunsi umwe, umugore w'Ibujumbura w'umukire arankunda arambwira ati, asaba bishop ati wambabariye uyu mubyeyi ukamumpa uyu munsi tugasangira. Kubundi iyo ugezeyo nyine uba ugomba kujya ahantu mu rugo rumwe, ibintu byo kuzenguruka mu ngo ntago ubundi bari ibintu by'abakirisitu, kandi nanjye simbikunda pe, numvaga ikinjyanye ngomba kugikora nkagaruka. Arambwira ati wamumpaye, ambwira ati musabe nabikwemerera nta kibazo mujyane. Arambwira ati mwamfasha, rega icyubahiro Imana yaduhaye ntimukagisuzugure, turi abantu bubashywe pe. Turi abantu bakomeye, Imana yaduteretse ahantu bakomeye. Nubwo mutureba tuhorana mukabona dusangira ibishyimbo, mukabona ubuzima n'amashuri turayasangiye, ariko Imana yaduhaye icyubahiro kidasanzwe. Ijambo Imana yashyize muri twebwe rirakomeye, riteye ubwoba. Mwadukundira twabasabaga, ese byakunda ko ku cyumweru mwagera iwacu iteraniro rirangiye mukadusura? Ndamubwira nti mu buhe buryo se, hari icyo mwifuza twabafasha tugeze mu rugo, cyangwa se no kubasura bisanzwe? Ngo niki Imana yabakoresha mugeze mu rugo mu nyari ngombwa mwagikora, ariko icyo dushaka no gusangira namwe. Angati kandi nabasabaga niba byakunda ntidusangire ku cyumweru gusa, na mbere yo ku cyumweru tugiraho tujyana naho dusangire. Ndamubwira nti nta kibazo, bibaye bitari bwica umurimo w'Imana twajyana. Umunsi nk'uwa 4 hari kuwa 5 aranjyana kuri Tanganyika, ndarantembereza ngo ni hoteli ikomeye, ngo ni ikomeye, ngo ni hoteli ikomeye, ngo mbese ngo yanyenye muri hoteli ziriti izindi hoteli zose. Ndavuga ariko man, ibintu wavuze ndimo ndabona umugendo uri bikora gake ndavuga nti umugendo uri bikora. Tubwiye ko izatwicazanya n'abantu bakomeye, mugira ngo nibi ubu sugira ngo iyo ntebe ni uzagomeza kwicaramo, hari igiza kwicaza ahandi hantu. Haleluya! Hari ibintu Imana ikora, ntago igikora ibintu bundi bisanzwe. Ubu ngubu ni data unyohereje, yongiye muri misiyo y'akazi, ariko na akazi ka data. Haleluya! Data icyizere yatugiriye azajya twohereza muri misiyo y'ahantu hakomeye. Nanjye numva nambara neza nk'umuntu uvuye mu Rwanda, kandi Imana yahaye ijambo ikamuha n'icyubahiro, nanjye nitwara neza. Bakajya bafungura imiryango, mwakaza gufungura hano nkinjira aho nshaka, nta bintu byinshi. Ntago ugomba kwisuzugura ngo winjiriraho ugize urarenza ukareba ko ndinjirira ahantu numva hanyoroheye. Fungura hari yawe ndagafungura, kandi wicara inyuma mundi umuntu Imana ihaye icyubahiro yinda kwicara imbere. Burya mutazajya ngo unyanya y'imbere igenewe abanyacyubahiro, ya abantu Imana ihaye icyubahiro bicara ku myanya y'inyuma, ku buryo ugenda wicaye ubyango mukanaryama. Ubwo te data wagize neza, wakoze ibintu bitashobokaga.
turangije turagenda turicara, arambwira ati mbona ni hoteli mo kujya mbona abazungu bazana tarifu y'ibintu barya. Nsomye nsanga bimwe simbizi, birase iki ni igiki aryo ubwo kise cyo bagikora bati, iki cyo n'ubwa mbere nyibonye. Arambwira ati se ko tarimo gutanga ko ntibyo urya nibyo ndya. Ane singiye kuvuga ibintu ngasanga babikoro bitandukanye n'ibyo dukora mu Rwanda. Nibyo murya nibyo nanjye ndya, ariko atumije ibyo kunywa mbona bitandukanye, numva ibyo byo kunywa byo bishobora kongeraho bikangora. Ndamubwira ni mu meka fanta ni citro, meka citro urumva ziba zihari hariya zacu, barayizana turarya turanywa, ariko sicyo ngendereye. Cyumweru twageze iwe, icyo nababwiye bavandimwe, ni nyama nabonye, niba ari izinka, niba ari zubuhe bwoko. Nabonye inyama bwa mbere mu buzima bwanjye, nabonye ntazi ubwoko bwayo, ikase nk'ikiganza, imeze itya ikashe nk'ikiganza. Ibindi byo ku ruhande nirinze gushyiraho byinshi ngo bitanyuzurana isahani bakagira ngo ngirinde. Shyizeho utunyama nka tubiri, kiriho agafi gatoya, ndavuga ati se bukozi mako mwaruye duke ni nutungutu kiriho agasalade, ninda gushyiraho ibindi bintu batagira ngo tugirinda twebwe abantu bavuye mu Rwanda. Reka tujye twiyubaha, Imana yaduhaye ibiryo. Nujaga uburyo ibijumba burya ni ibiryo, pfa kubirya bugacya. Buryo ufite stoke y'umuceri hariya, nawe waguze ikiro, mwese murya umuceri. So umuceri mwariye, waza kubaza ngo nimugora warari iki, waba ngo narari umuceri. Ubusumbajije ngiye ufite stoke y'umuceri hariya, ukamaza ngo wari iki, nakubwira nanjye no umuceri. Byose se byitwa imiceri. Twese twariye nitwe yatwisuzugura. Unguza akanusu k'inyoma, undi akagura ibiro 3, akabihekenya nawe ugahekenya inusu. Bambwira ati Jani wari iki, narari inyama. Rafiki wari iki, narari inyama. Byose ni inyama. Haleluya. Ahubwo nuko tutazi buriye tugomba kwitwara imbere y'Imana. Kiraho duce tise ko mukozi Imana mutaruye n'ibindi, niho yaningiye mu buzima bwanjye ngibiryo bike. Kandi ubwo nabaga mvuye aho nabaga naraye nkubiza ubugari n'inyama n'isambaza, naburiye rwose ntiwane. Nubundi ngewe ni mu buzima sinkunda ibiryo byinshi, nindya duke. Agati ni uko mwarahamagawe, ni nuko twarahamagawe ubundi ndabireba, ariko nkabyitege nkahinda gukutinza ijisho ngo atabona ko harimo n'ubuturage. Ariko bene da bararya, ariko Daniel aravuga ati oya, ibyo ntacyo bivuze. Hari ibiryo twamenyereye kandi abana Imana yatunze, iyo babiriye basa neza kuruta abahariye, bagira amavuta. Daniel we yabivuzeho gataravuga ngo waravuga ngo amavuta. Ntabwo ibyo bintu byo kuza umvunu ndeka ku mavuta yanjye rwose, ibyo mbabarira. Nushaka kuze tujyane nawe ujye kuyashaka, byo mbaza hava tujyaneyo. Naho ibyo kumbwira uti nanjye nyine oya, amavuta arahenda. Aya mavuta yo guhagarara hanga ku ruhimbo kavuga abantu bagafashwa sahenda, haratuvuna. Usurabona n'abayigikara mu minsi ishize sinari inzobe, uza arunirirwa mu mujyi, hari izuba rihaba. Ubuso uzi nabayishejwe iki n'igikara, impamvu zo gushaka amavuta. Kandi amavuta agutunga none, aragutunga no mu gihe kizaza. Agutunga ibibazo nabihari, agutunga ibibazo byashe. Amavuta gutambutsa ahantu utari kuzatambuka, akuvugira ahantu wari warabuze kivugira. Amavuta arangiza urubanza rwaranze kurangira. Amavuta kujyana ku ntebe utari kuzicaraho. Ariko mana reka mbabwire, gaciro dufite na amavuta. Nyambara twambara tukaberwa, kagira ngo tuvuye ku irandi batayihahira na amavuta. Wano kurumba nambaye nk'umuntu ibintu biba bijyanye, biba ari amavuta. Atari impamvu z'amashuri, atari impamvu z'ibindi, ni impamvu z'amavuta. Mavuta aratwambika tukambara neza. Kubera iki? Kuko duhagaze mu kintu Imana yatuvuzeho. Yaravuze ngo nzagendana namwe, kandi ahantu hataringaniye nzagira gute? Nzaharinganiza. Hari ibintu Imana ikwiye kuringaniriza imbere yabo. Hari ibintu Imana ikwiye kuringaniza, naho ibintu bigomeje kuvuzamo ibintu by'amadodani. Bani gukureho dodani imbere yabo. Hano hakurya mu muhanda wo hejuru y'ingiyi bano barabyishe, ubakuraho ngo dodanira. Abantu bajya bagikarama ntimubizi, abantu bajya bagikarama n'imodoka ngo mwumve.
noneho bahinduye system, ariko satani kuri akatsindwa bahinduye amayeri, bakuyeho dodani, bakora utuntu mu muhande tugiye dusatuyemo, ugera aho kuvuga ni dodani ngo zibugande. Imana dukureho dodani zibugande mu izina rya Yesu. Hari igihe ukireba ukabona cyagiye, ukabona cyanavuyeho, ukagira ngo ko byavuyeho, wagera imbere ugasanga dodani nk'izo ngizo zibugande, ukabona imodoka irimo. Oya, Imana ibikureho mu izina rya Yesu. Imana ibikureho mu izina rya Yesu. Abahungu bafata icyemezo, baravuga ngo ntibishoboka. Iyo aduhamagaye n'ibyo yavuganye natwe, kandi amavuta dufite ntatwemerera gusangira namwe, muduhe gato agahe, muduhe agahe. Ubundi abantu bashaka kuvugana n'Imana basaba agahe. Abantu bashaka kurya iby'Imana yavuze basaba agahe. Abantu bashaka gukorana n'Imana basaba agahe. Muduhe agahe, mutugaburire ikintu bita ibishyimbo byonyine. Kandi nibya bintu navuga ku wa mbere, ibintu by'ibishyimbo n'agasosi kabyo, babyita amaminino. Muri iyi minsi ngo babihinduriye izina, ngo niba barabyose ngo iki, agasarisa k'ibishyimbo. Noneho abacuruzi nabo ni abahanga muri iyi minsi. Rega ngeraho babicuruza mandeba nose ko Imana hangire neza simbigura, ariko ababigura na hamwe rwose Imana ibagire neza, ibaha ibiro by'ibishyimbo. Bahibiro by'ibishyimbo mu nzu, ibakureho utuntu tw'ngutwo, bakureho ibiryo by'amazina, bakureho mitiyu. Nawe ujye uteka ibishyimbo rwose mu nzu, wumve ko utetse ibishyimbo. Imana ikuremere na firigo zo kubishyiramo ngo kugira ngo bitagaga. Ubundi Imana iguhaye ubusirimu, bigomba no kugira gushaka uburyo ibiguha kugira ngo bitazanagaga. Dushyira muri firigo mu izina rya Yesu. Ntawe ufungure firigo ujye wumva kihinihira. Haleluya! Nawe umva ukuntu biba bimeze, wumva ibiryo by'Imana ukuntu biba biryoshye. Abantu bakiri ku ishuri mwihangane, bakiri ku ishuri. Kuwa mbere nababwiza uko hari igihe umunyeshuri agira n'ikibazo cy'ikayi. Uko hari igihe umunyeshuri agira ikibazo cy'amakayi, akaguriye imwe ya 200 pages, kajya agenda afata ikayi akayicamo imirwi 3. Ubu hari abanyeshuri barahanga bacemi ikayi imirwi 3. 3. Mate, fizike na shimi byose akabivangira mu ikayi. Mwihangane nimwe mwarabivangiye mu ikayi mwe, ariko mwihangane irema amakayira ahangaha. Haleluya! Irema amakayira ahangaha, kandi turashimira Imana itajya yita ku makayi umuntu yigiyemo. Turashima Imana itajya yita ku ikayi mwe wigiyemo, ikakuremera diplome ifite amanota yo hejuru, warangiza Imana igakora igitangaza, ugahita ujya no kwigira ubuntu. Imana iguhindurira icyiciro. Nuba nashaka kuvuga ibintu byinshi, nimubona ntasakoje mwihangane, ariko ninasakuza mwihangane. Imana ikwiyereke bundi bushya, nicyo nshaka, kwiyereke bundi bushya. Bano bahungu babonye Imana, ndetse bwo baranavuze ati ngeri twebwe tukiri twizeye, erega naho Imana yacu itadukiza. Ukurikije ibintu yadukoreye, jya wibuka aho wavuye. Danye Senkoze hari i Kanombe koko, iyo mbona uri pasiteri banumva naho Imana icyubahiro, abantu bari cyangwa batanareba. Daniel muzi Kanombe yarakubiswe, yarahombanye. Uzaza ubivuge, aririmba muri korali ya 2 i Kanombe. Buri arabyina, buri ageze kuri senti, amatushe murebye nabi yayavuna kubera gufashwa gusa. Aracuranga abyina, ariko abare yarahombanye, agacuranga yarahombanye, akarimba yarahombanye, ariko Imana ikajya ngo nzakugirira neza. None dore Imana yaramuhombamuriye imugira pasiteri. Haleluya! Bantu bafite ibyiringiro muhaguruke mutere haleluya. Imana ijya ibikora, bantu badahari ikabitubwira badahari, yajya kubikora ikabikora bareba, ikabikora bareba. Uwo bantu babonaga ntacyo uzimarire Kanombe, iyo bavushe bavuga bati Daniel
pasiteri Gasonga Bugari baravuga bati ni hano umuntu atajya ngo warahabaye cyaki. Haleluya. Muri imbye yaravuze dufite indirimbo turimo kurema muri iyi minsi korari Gosheni itarasohoka cyane ngo abantu bayimenye. Yaravuze ngo sinzasubira inyuma. Sinzasubira inyuma, oya ni burundu. Ni burundu. Ariko umuntu wasubira inyuma yasubira inyuma agiye gushaka yiki. Ko ngiye mu mujyi mpirirwa nzi ibintu bihari, ko ndi abantu baho bose bahombanye kandi bitwa ko bameze neza, bitwa ko bafite n'amafaranga, bona ari abagore b'abakire ariko bakeneye Imana kugira ngo bambone birabavuna. Harabanza barandevu ati wazaje naho yani nkurikije ku wa kane ni mu iwacu, ni ku wa gatanu nawe urumva nyine nzaba ndahandi, ni ku wa gatandatu nabwo ntabwo mpari urabyumva, ni nakandi no ku cyumweru nabwo mfite ubukwe. Bati nyine se ko dufite ntacyo ni nzaboherereza isengesho rizabasangaho muri. Ntago ari ibintu amavuta aba yaratuvunnye ibintu rero byo kwirwa umuntu aza gushaka kudukuraho utuvuta twacu twiboneye nibagiye gushaka yabo cyangwa baze mbajyana aho bayashakira byo kunjyana iwe hajyana iwawe gukora iki. Ngo nuko ngo ngiye mfungura urugi barusunitse wagafunguza telekomande, ibyo ntibihura. Ntabwo bihura. Umugore ufungura nabo buyageze ku rugi nta bintu byo kuvuga ngo umuzamu ngo iki ahita tungaho telekomande ari mu modoka urugi rukigizayo imodoka ikinjira. Ubwo se nkabwa hari ubwo se nk'izo nzugi hari abantu baranga batazizi ko zibaho. Batazizi. Nta muzamu ntagakerwa ku rugi ngo hirwa amara amasegonda ngo umuzamu araza. Ujya ni mu modoka bakiri mu modoka ahita tungaho telekomande imodoka ikifungura. Ariko ibibazo afite biruta telekomande. Biruta urugi basunika. Ariko iyi Mana dusenga amahoro iduha ngo nta amahoro abisi batabona. Mahoro iduha. Amahoro iduha. Ubu ngubu uraha mu rusengero urataha wumva watera haleluya mu cyumba uvuga uti nkurikije ibihe byiza twagize. Haleluya we, haleluya. Wareba ukabona nyine ngiye kurya bya bishyimbo biriho na za salisa ari wagati ndabirya kuko umwami Imana azantabara. Niyo gituma nagira gute ntamwara mu maso yanjye hakomera kamera nk'iki nk'urutare. Kandi we yabiri hari igihe hari umwana we twegeranye ahantu n'abakire cyane abana babo ntago yarangije kandi baba barangije kwiga i Burayi. Yarangije kwiga ntabwo yirirwa avunika yamukwirwa depoza sarabwa ati nimukajya mwirirwa mu depoza. Tagenda agafata umuryango kiramo amakontwari akayakora neza ibintu byose akabitunganya yarangiza agahita amenamo imari. Tabati ngaho nawe genda wirwarize. Bajya babagemurira saa sita rero ajya ambwira ngo mama pasteur ni karame ati ubu ngubu nge nashatse agatoki karimo ubunyobwa kandi wowe urabizi ko washyizemo ubunyobwa ngo bitubuke urebe ko byaba byesha abana bagahaga. Ati nkunda agatoki karimo ubunyobwa ati ubu niko nge niyo commande natanze. Iwabo rero bo barya kuri commande. Ariko mana we ari abantu barya kuri commande avuga ati ngewe mwana ndarya agatoki karimo ubunyobwa. Ndakavuga ati ngewe mukireho amafi atarimo amahwa. Ndaba ati ngewe ndarya inyama z'ihene. Bose bakabazaniye ukurikije commande umwana yatanze. Kangwa ati ngewe bunanga amafi. Gaho reba gafi bakaguhaye we. Nawe subiza amaso inyuma wibuka kagahumuro kagafi. Nkumve ariko we ngo ntaze shaka ngo ntaze kunda gakunda agatoki kari mu nyobwa kandi we waragahaze. We waragihaze. Ntabwo Imana unyijije igitoke kiri mu nyobwa naza gushima. Kugira uri bashyira mu nyobwa kugira ngo gitubuke urebe ko abana bamara kabiri. Ariko we nicyo akeneye ni mu mwihorera. Ariko ngo aba bahungu bafata umwanzuro bafata icyemezo uravuga ngo ya dukurikije ibintu Imana yakoze, dukurikije ineza y'Imana, dukurikije gukomera kw'Imana, dukurikije icyubahiro cy'Imana twabonye, dukurikije ukuntu Imana itabara idakoresheje ingabo nyinshi, dukurikije imisozi Imana igikura imbere y'abantu bagatambuka, dukurikije ukuntu icamo inyanjamo kabiri abantu b'Imana bakambuka abandi bakayipfiramo kandi baryaga neza. Kubw'iyo mpamvu rero
twebwe ntago bishoboka, ntago byakunda, twebwe muduhe umwanya, muduhagaye gato. Arabemera ati ariko se nimugubwa nabi, nimunanduka, nimusa nabi, ko babashinze ko bizangwana, abati oya Imana dukorera. Haleluya. Yadutabaye cyagena n'uyu munsi wa none iracyahari, naho yagiye n'uyu munsi yagize gute, iracyahari naho yagiye. Baravuga ati rero twebwe nushaka ibi by'ibishyimbo tubyihorere, dukora amasengesho yihe. Baravuze ngo mwene uwo mudayimoni nta kindi kintu kimukuraho gusibye gusenga no kugira gute no kwiyiriza ubusa. Baravuga bati rero twebwe ni iminsi y'itatu, ubutatu butagatifu bw'Imana, ubutatu Imana, Umwana n'Umwuka Wera, nibyo nyine tugiye guhamagara. Imana izitwiyereke, twigaragarize n'abantu bahanga babone ko twasenze Imana ivuga kandi igakora. Ngo barangije ngo binjira amasengesho, birira utwo dushyimbo ku mugoroba, bakajya bongera bagasenga ku mugoroba batushyimbo kugira ngo bitagaragara ko batarya. Ngo umunsi baje kubarebaho, ngo basanga nibo basore beza kuruta bariye neza, ngo basanga mu byibuho ni sawa, ngo babona isura yabo irasa nkuko nawe usa kandi wisiga gikotori. Ubu hari umuntu wisiga amavuta, abandi hari abantu bisiga, ndabazi kusema mvuga ibintu ntazi. Hari abantu bisiga kajya kwa rubangura akavangisha amavuta y'ibihumbi 450, 450, 4 kayavangisha, kishyura 4 ye, yarangiza akavanga ngo ne bya makeup akabigahagara nka 1.5 miliyoni byose mu gitondo akabikubita ku mubiri. Mwahuru ugasanga wowe wisize rukotori ya moviti ya ine nayo iboneka igoranya y'Ubugande, ugasanga ni wowe ukeye kumurusha, akavuga ati wisiga iki kufite po nziza, akabati yawe usa neza, wandangiye amavuta wisiga kusana neza, wisiga amuti ngewe nisiga amavuta nta yandi mavuta. Ati oya sha, ati nkurikije amavuta nisiga ngewe rwose ntabwo nagombye kubansanya, ndangira yawe. Mubwira ukari igikotori n'abagisho nayo agera kotore yishyirira arebe, ntabwo azasa neza, azawoza arushaho gusa nabi, kubera ko twebwe abazi Imana yacu tuzagira gute, tuzakomera. Nitumara gukomera dukora ibyiki by'ubutwari. Ku ijambo rya twasomye yatubwiye ngo abantu bazi Imana yabo bazagira gute, abantu bazi Imana yabo bazakomera. Ariko abantu batayizi, aba ngabo ngizabayobesha kugira gute, kubashyeshyenga. Abantu bavuye mu masezerano bagata Imana, abantu bataza aho Imana ivugira, abantu bataza aho Imana ikorera, abantu bataza aho Imana itabarira, bazagira gute, ngizabayobesha kugira gute, kubashyeshyenga. Bagaho n'abantu bataye Imana, ngo ariko bafata icyemezo, baravuga ngo ntidushobora na rimwe, barya ibishyimbo barabinywa. Ngo ariko umunsi umwe ngo Daniel barebye uburyo Imana imugiriye neza, ariko muzi yuko mitu yawe y'ibishyimbo bayikugiriraho ishyari. Babona ufite envelope bati buriya ku itorero bamuhembye, babona bazaha kuwa mbere, bakabona bagarutse nanone kwa kabiri, bakabona bagarutse mu rubyiruko nanone, bakabona bagarutse kwa kane nanone mu iteraniro, mu ijoro ry'impinduka bakabona baje, bakabona habebe yambaye neza umukara hejuru no hasi, kavuga ati uyu mukobwa arahembwa. Ntago bishoboka, uyu mukobwa arahembwa ntabimuteze ngo bibyimbisha amaguru azabura uko yongera kujya guhembwa, ntago byavamo. Bakabigutega ukahita ubisimbuka, tuzajya tubisimbuka. Haleluya. Bajya kubona bakabona uragarutse, batari koko kitabyimbye. Bazi Imana yabo, bantu bazi Imana yabo bazagira gute, bazakomera. Bati ko rukobwa, ariko Imana idukureho amazina mabi, Imana igukureho amazina mabi, Imana ibakuraho amazina mabi abantu babise, Imana yakureho ibahindurira amazina. Haleluya. Nawe witwa mama Provi, wumva ukuntu babimeze, sikegari we, urumva ukuntu babimeze, shana ubizi. Mama Provi, witwe mama Provi, bajya gati mama Provi tikalame. Aya Imana ihindura amazina muri literari, Imana ibahindurira amazina. Nawe witwa papa Ntuza, papa Cyusa, papa Cyusa, na papa Cyomoro, cyavuga ati papa tikarame. Sikigari buvuga uti ndagushimiye data, nta byiringiro by'ubuzima nari mfite, nta byiringiro byo gukora ubukwe nari mfite, nta byiringiro byo kuba umugabo nari mfite, nta byiringiro byo kuba umugore nari mfite, ariko nanjye uyu munsi ndi papa na. Haleluya. Bantu bazi Imana yabo,
bazakomera. Ngo barangije bafata icyemezo, Daniel ngo bamugirira ishyari, baramwanga. Ariko ikintu nakundiye uyu muhungu, na n'uyu munsi nzakomeza kumukundira, n'umuhungu umeze nk'uyu nguyu. Mune nawe nzagukunda ko urenda kugira isura y'uyu muhungu. Nabizi ko ari ahantu njya nkujyana neza n'inshuti yanjye. Nawe nzagukunda, abahungu nk'aba muri ndiye nzambakunda. Bafashe icyemezo ubundi. Yobu yaravuze ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo. Sinzikuraho, abantu bikuraho kuba inyangamugayo. Nuramuka wikuyeho kuba inyangamugayo, uzamenya ngo Imana izaguta. Byiza byo mu nzu y'Imana ntuzabirya, by'Imana birya abarambiwe bakuyemo akarenge. Mwabasore mwe muze murambye aha hantu Imana ibakorera ubukwe bwiza. Iha abagore beza, abagore bubaha, wahamagara uti mama Provi, Kramesheri. Mwari munkeneye, mwanshakaga. Rero nyine ndagiye ubwo ngubwo nubona nta kintu nzanye wihangane. Imana ibane namwe. Imana ibahe muhahe muronke kandi nimutanaronka ubwo Imana ifite uko izabigenza ejo hazaza. Yagaruka gahita komanga akavuga ati oh papa Provi mwaje muhese urugendo rwagenze neza mwabaye amahoro. Bati twabaye amahoro nubwo nta kintu tuzanye. Ari humura karaba ngushyuriza amazi, icara ngushyuriza amazi, nta kibazo amakara arahari, ngushyuriza amazi rwose, umwe n'utuzi twakazu yasi nubwo nta sukari. Abangabo ariko abavati ubundi uri umugabo uri iki agara kajya hirengeye. Nkubaze papa na wavuye aha mu gitondo ubwo nta bindi wagiyemo. Akazi sasa sinumvishe ngo wakabonye, yakumvishe yabyumvishe he? Si wabonye akazi? Amafaranga yashize hehe? Wayashize ubundi uri umugabo cyangwa ubundi mutwe wawe haruzuye urakora cyangwa ntihakora? Imana ibarinde abo bagore mu izina rya Yesu. Naba bafite bahindure mu izina rya Yesu. Imana ibakureho ibishakwe by'abagore babi. None uwo mugore arutwa na radio. Shiramo umuziki ukajya uvuga uti Yesu we, ugashyiramo izimpanda, ugashyiramo izagosheni, ugashyiramo izo hakurya iyo ngiyo ukavuga uti data wagize neza. Uri Imana ishobora byose. Arutwa na radio. Ukura ryama ugasinzira nta bintu byinshi, ukaryamira mu muziki mukaziki kagengera gake kagasirowe gagenda gake nkazanirimbo z'impanda. Kavuga uti data warakoze. Kavorimu kagashyiramo hagati karinganiye. Ukajya uzungira uti rafiki ndebera radio ivuga neza itazantesha stress nk'umugore mubi. Hanya hakurebera radio ivuga neza Fabri. Oya abantu bazi Imana ya. Abantu bazi Imana ya. Bani bakureho igishakwe cy'abo bagore. Nicyabagabo Bani cyamurura ikijyani bahindure baze mu nzu y'Imana bajya bavuga bati musheri wanjye ngwino dushimana Imana. Kandi kera se wari sheri ko wari ntuza. Ari ntuza ariko uyu munsi Imana imuhindure nawe uhindurirwa izina nawe witwe sheri nk'abandi ba mama wumvesha. Kuva wabaho nturabyitwa. Ariko uyu mugoroba utahe wumva impinduka yaje. Imana irema ibintu bishi. Ngo barangiye gusenga. Ngo barangije bafata icyemezo aravuga ati no ngiyewe ntabwo nzikuraho ko munyangamugayo gukirerwa kwa ngenda gukomeje sinzava mu masengesho nkomeje amasengesho. Ngo Daniel ahita avuga ati rero fasha yitatu. Kandi umuntu wafasha yitatu udafite ubwongo ahita afungura amadirishya yose. Ayepfiriya, ayiriya, ayaruguru nayo hepfo. Ngo arafungura avuga ati nzasenga Imana yanjye. Iyo yanabaye cyagene uyu munsi wa none iracyahari. Iyangiriye neza cyagene n'uyu munsi wa none iracyahari. Iyavuganye nanjye niyo kwizerwa no kubikora izagira gute izabikora. Ntabwo bamfite bw'urupfu. Ntabwo bamfite bw'urupfu. Kandi muri iki gihugu hari arasingwa itegeko ry'abamedi n'abaperesi risobanura ko umuntu wese iryo tegeko rifashe nta muhwe nta mbabazi ashake abari mwene wabo w'umwami ashaka ari mwene wabo w'umugore we icyari cyo cyose natubaha umwami ngamucire bugufi nta bindi bamurega ikintu kivuga ngo nta uriya muhungu ntajya kuba nta nagukunda nta nagucira bugufi kandi umwami ubwe yari inshuti ya Danieli. Reka nkubwire abantu baduteranya n'Imana yacu ariko shimiye Imana ko wa mugani wa pastor wacu Imana yacu idatuyiremera. Ndashimira Imana ko idatuyano hepfo rwa mpara.
ndashimira Imana ko Imana yacu idatuyaro Kicukiro ukurikije ibintu baturega batubeshyera, ukurikije inzandiko bajyanayo. Ndashimira Imana ko yatuye ahirengeye. Haleluya. Aho abantu batareba iba muri twebwe imbere, avuze ngo nzangendera muri mwebwe, nindangiza nkorere muri mwebwe, nindangiza mvugire muri mwebwe. Icyo yavuze no gukora izagira gute? Izagikora. Uko iri muri twebwe hehe? Ndani. Urya nabi bireba, ukambara nabi bireba, ukabaho nabi bireba, baguha piriyavi bireba, urabyumva, ukamaramo amezi 3 y'inzu ibireba, bakagusohora ibintu bakabita hanze, mukagenda mukicarana. Avuga ati mwana wanjye nubwo bagusohoye turasohokanye, ngino twitemberanire. Ukikorera karaga ugafata imeza igafata amatora, mukimbukana, ukajya wirirwa gushakisha inzu. Komisiyone wandebeye inzu ya 25, komisiyone ati ntayo. Imana iti gombe tugere tujye gushakisha basi atarana, mukajyana nta bintu byinshi, ariko ivuga ati kuko mwaye Imana azantabara. Yagituma nagira gute? Namwara ahantu hose mukajyana, kuko ivuga ko yavuze ko izakugirira neza mu gihe gikwiriye, ikitamurura ikihesha icyubahiro kwa mukecuru. Yarayimubwiriye pfiriya muri Kongo kaba nzaguha inzu yawe kandi iri kure. Imana ibatuze aha hafi. Mukecuru buriya umunsi nabonye perimi natangiye kwitwara, nshobora kujya nza nko gutwara ukaza amateraniro. Azankaga Tubura kugeza nka gutwara, cyangwa se nabyo abana nko nka rimwe mu cyumweru hakohereza ivatiri kazi kagukurayo, kaza mu iterano ukirirwa yikongera kagusubizayo. Se ni ibihumbi bingahe byagera hari? Cyangwa ariko se ndohereza ibundu ivatiri yo kugira gute mukecuru, nzanohereza imodoka izigutware uzusenga. Shoferi ndamufite ndamwishyura ku kwezi, essence ni yanjye si yawe, igizi gutware uze mu materaniro nawe utere haleluya nk'abandi bose. Vuga haleluya, ndashima Imana ko yampaye inzu yanjye nta bintu byo gusengera iyo bigo. Yongera gufate ku mugoroba aze yongera gusubizeyo. None se kabanyeshuri baruhutse ubundi bagiye kwicara kora iki? Yirwa yicaye mu mujyi, muhemba ku kwezi imodoka idakora amezi 2 yose. Sanse subwo twajyaga tugurayo nteri yaje gakora umurimo w'Imana kwa mukecuru, kagikuzana mu materaniro ukaza gusenga. Hari undi uzimuka ryari? Kwa kabiri nibwo uzagenda? Kwa kabiri gitaha naba atagiye muri kontrole azaza gufate agushyiremo, akujyane nawe ugenda uvimvira, agutware akugeza iwawe harebe, ajyaza gutware mu iteraniro nawe karimwe mu cyumweru, iteraniro rimwe muri uzashaka ajyaza, cyangwa usimburanya amateraniro ku cyumweru uze kuryama buryo kuwa mbere, ku kindi uze kuryo kuwa kane, aza gutwara azaharebe. Imana ibaratugiriye neza, nta mpamvu z'uko dukwiye kwicarana ibintu hari. Amen. Imana ibarakoze imirimo ikomeye, nta bintu byo kubiryamana, mumenye ko iwacu atari ino. Daniel yabiwacu ntabwo ari naha ngaha, ibi tuzabisiga ino bibura n'ababigendamo. N'abantu batasenze usange noya ntago nzagenda vuba, tazagira umuntu ungira mu bintu utarasenze. Reka Mana amwe ko nzinjira mu mva nshaje, atazagira umuntu ndira ibiryo byanjye narabiruhiye, uza amasengesho nsenga. Ndabyanze nzagenda kiragihe nena ngana na mukecuru nta kibazo, nawe ndanabaza abashaje azabaza no gukora iki. Azabashaje hanijya yagiye ashaje nawe akagenda mbere yanjye gato, nkasigara nturya ntuminura no buzukuru banjye nabuzukuruza. Cyeza tunga buzukuruza cyewe yego komana. Si yabikoresheje abahanuzi bamaze kuba 12 bavuga ikintu kimwe ko nzinjira mu mva nshaje. Niyo narwana navuga nti po ntegenda abandwara wuje kunyigisha gusa, ariko ngewe ntabwo nzapfa nzarama, kugira ngo ntekereze abantu ibintu mu Uwiteka ageze gute yakoze. Ngo barangije twihute, ngo avuga ati ahita afata iminsi 3 ararangaza ahantu hose ruguru hepfo, ngo aravuga ati ndasenga. Bahita bavuga ati rero bamushakira impande zose, mureke baduhige amakuru yacu bazayumva twaje mu rusengero, bazatubona Imana yavugiye mu rusengero rangije. Hari igihe umuntu azakicara yaje kuneka, gatereka ndebe, akajya kumva umuntu nka Fabrice ageza ku ati wi atumva ko Uwiteka avuga ati niwe bavuzeho, tubwo bavuze ngo ibiki, agahita yumviriza atura muhunga mu bwengo iki buriya tisura muhungu bimubwiye, akavata ati Uwiteka arambwiye ati Simana na iramuvugisha. Bazacanganyikirwa
Imana ibacanganyikishe mu izina rya Yesu. Imana ikora igitangaza bacanganyikirwe. Imana igukorera ikintu kidasanzwe bacanganyikirwe. Imana ihindura amateka mu murenge w'iwanyu, iguhindura amateka mu kagari, iguhindura amateka mu mudugudu. Bagira gute? Bacanganyikirwe. Abazi Imana yabo bazagira gute? Bazakomera. Nawe ahangaha uzuhaparika mu rusengero rushyashya zirimo zo ngo pi 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 bati barasakuza. Ntago tuzatugisakuza. Ntago tuzatugisakuza. Bano batari ko nintuza. Yari afite ingahe harya? Medi wahagurutse ugatera haleluya ko senkani wari uyujuje. Kwa kade ko ntara gutesha haleluya. Haguruka utere haleluya. Amen. Najyaga muteresha haleluya ku wa mbere. Uriya yakoze ubukwe yujuje senkani. Senkani dore igize ikifunze. Dufite ibihamya by'iby'Imana yagize gute? Yakoze. Tari impamvu z'ababyeyi, atari impamvu z'imiryango. Uyu munsi afite umugabo w'umwavoka. Umugabo wambara ibikanzu by'umukara akajya nawe kuburanira abandi. Twari waramwibagiwe. Yitwa Nyirabasangira Media. Ni njyewe marene we. Ni njyewe marene. Nge ndi marene w'abantu bato n'abakuze bose. Ni njye marene. Bavuga ko azapfira munsi y'imirambizo yanjye. Twarabanaga. Myaka itari miki. Bano kajya bashaka no kuduteranya, ariko ngewe kunteranya n'umuntu se uba wipfusha ubusa. Kuko ndakumva nkikomereza nkigendera. Akatari ko nyamara narose mbona mwashwe dupfikize. Nge nawe dupfiki ko dufite iby'Imana yavuze. Ndayambwira kane ko rero nubwo irimo bivuga shanye Media ngewe bimbwiye nakwigendera. Ntabyo nakubwira pe. Ntabyo nakubwira. Munsi umwe baramubwira bati ngiye gusenga. Baramubwira bati rwaye ibibyimba byo munda. Araza arambwira ati Rafi nti. Ati vuye guca mu cyuma barambwiye ngo ndwaye ibibyimba byo munda. Ati umva nkubwira ikintu kimwe. Nge sindi ihene. Sindi inka. Ntabwo ndi ingurube. Sindi inkoko. Ikindi sintwite ngo bagiye kunterura umwana munda. Ibi bintu banterura munda nakana nyura. Ngo ngene vuga nti mama shenge nanjye ngahibereke kumva ukuntu kaguwe neza. Ni ibiki ndabanyuye. Arambwa ati ngiye mu masengesho niwongera kumva niwumva bavuze ngo barambaze. Twagiye gusengera ikanyarira naho yavunikiye. Buri aracumbagira nyine yavunikiye ikanyarira aranyerera. Nari mubwiye ariko shaka kurumba n'ugenda nturamutse uguye ubwo rinde wakwegura. Ngiye nkimara kubivuga. Abanyereye kuri twatubuye twikanyarira umanuka handi kuri yanzu harya hasi wenda kugera harya ku nsina abaranyereye kuba kaguru sefini. Biba birarangiye ariko Imana nyine yari zini kuizabigenza yanyereye afite fiance. Yari hafi yo gukora ubukwe. Hajyaza akaza kumurwaza akaza agacunga kareba tugatero nawe agaterura nk'abana ifasha. Ubu yataza mbafashwa nandi. Ariko Imana yacu igize gute? Irashoboye. Fite uko bigenza bikemera. Nta bintu byo kuvanga ishyura ngigira gute? Ibintu yego ndari kuyishyura ariko zurumva Imana itarazanye nyine nanjye umufasha. Urumva se umuntu aba akivuza ku dufaranga na assurance. Assurance we. Hari ibintu bya assurance Imana igizana. Imana ikuremera assurance muri riteraniro. Imana ikuremera assurance. Amen. Amen. Uriya mukecuru ni mama wacu. Twebwe twarahamagawe. Atera haleluya akavuga ndima gahanura ibintu byose bikagira. Twebwe dutunza abahanuzi wacu n'abahanuzi kazi n'abavuga butumwa. Imana yaduhamagaye. Nawe Imana iramuzuye yarapfuye imyaka yarishize ari myinshi yarazenzegereye bagizi ba shitani. Gira uko ibigenza bikemera. Haleluya! Ngo afungura amadirishya yose.
wayinjira mu masengesho bamuregesha icyo ngicyo, basanga ari mu rusengero, baravuga ngo noneho yakoze ibintu bibi biruta ibindi, yagiye gusenga. Itegeko riramufata, rikimara kumufata bafata umwanzuro bavuga ati nta kindi ni ukujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko ikintu nihuse nshaka kugenderaho, ngo bakimara kumujugunya ngo umwami agira agahinda n'umubabaro, ngo aravuga ngo Danieli koko aravuga ngo Imana ishobora kuba yamukiza, ngo mu gitondo mu rukera nko muri nibature ngo arazinduka ajya kureba, arakomanga, aravuga ngo umva umuntu Imana yagiriye neza. Danieli mugabo ukundwa, Imana iraje guhamagara mu izina, bantu bizeye Imana iraje igira gute ibahamagare mu mazina. Aravuga ngo Danieli mugabo ukundwa, Imana wiringiye, aho ngaho yabashije gukurokora. Danieli azamura ijwi rirenga, aravuga ati mwami, Imana nasenze, Imana nakoreye yagize gute, yandokoye, yakurokoye cya gihe rwa rupfu rwari rukomeye, igomeze igire gute ikurokore. Iyavuganye nawe yongera ikugire neza. Jambo twasomye dusorejeho, banga bazi Imana yabo bazagira gute, bazakomera, nibarangiza bakora ibyiki by'ubutwari. Bantu bizeye Imana muhaguruke, bantu bizeye Imana muhaguruke, bantu bazi Imana igukoreye ikintu kidasanzwe, Imana ikwiyereke bundi bushyashya, Imana iguhindura amateka uyu munsi wa none, Imana ihindura amateka mu rugo rwawe, Imana ihindura amateka mu bana bawe, Imana ihindura amateka mu muryango wawe, Imana ihindura amateka ku mugabo wawe. Nawe mu gihe kizaza uzaza ushima Imana. Abantu bazi Imana yabo bazakomera, bamamaza Imana ku musozi, bayivugiraho kutavugirwa harahari. Hari ahantu utavuga Imana bakwica, ariko tuzajyayo turenda kurira indege, si wenda kwira nawe, tuzajya tujya kuvugira Imana ahantu hatavugirwa Imana, tubabwira Imana ikora imirimo. Ntago mwabonye kuwa mbere abasiramu baje aha ngaha, ntago se bari barwaye abadayimoni benda kubica, ntibatashye ari bazima. Hari ahantu hatavugirwa Imana, ariko tuzajyayo tuyivuge. Njye nagiye mu rugo rw'abasiramu mvuga Imana, baravuga ati mwababyeyi uyu mubyeyi mwafashe nomero ze, bajye bazifata. Nari ndi kumwe n'uriya Media, tujyayo, arambwira atanshinga icyara, ati baravuze ngo vuga, kandi bari mu minsi y'amasengesho yabo. Nanjye mbabwira Imana irabamishurira gutya, ndababona hanye mbabwira ibintu atari ku uyu mubyeyi. Mwaravuga ati ibyo bintu uvuze, ariko nka nomero yawe gusa, za nkora umunsi mukuru uzajya uza ubambwirire, babwira Imana. Tuzayivuga uko twamenye Imana yacu yadukoresheje ibintu bidashoboka, yakoze ibidashoboka ku buzima bwacu. Imana yakoze ibintu bidashoboka ku buzima bwawe uyu munsi wa none. Bantu bazi Imana abo nibo bazakomera, nibarangiza bakora ibyiki by'ubutwari. Danieli nk'ikintu cyamubayeho gikomeye tugiye gusengeramo, ngo umwami yaramubwiye ati Imana yakurokoye, ati yandokoye, ahita avuga ati kubwiza impamvu. Hari abantu bagiye kutuzira, hari abantu baturebye nabi bagiye kutuzira, hari abantu batuvuze nabi bagiye kutuzira, hari abantu bakuzingamishije, hari abantu bagukuje ku kazi bagiye kukuzira, hari abantu bakwambuye ibyawe bagiye kukuzira, hari abantu bakuriganyije bagiye kukuzira, hari abantu bagutanzeho amakuru mabi bagiye kukuzira. Reka nkubwire abantu b'Imana, abantu biringiye Imana bagiye kutuzira. Ngo arangije ngo umuntu wese wagize uruhare kwibi bintu, wagize uruhare kwandurira itegeko ashakisha Danieli, Imana igiye kubisobanura uyu mugonzi. Uyu munsi Imana igiye kugira gute kubisobanura. Imana ibisobanure mu izina rya Yesu. Imana isobanura ibyawe byasobanye. Imana igira ibyo isobanura ku buzima bwawe. Imana igira ibyo isobanura mu rugo rwawe. Imana igira ibyo isobanura mu kazi kawe. Imana igira ibyo isobanura mu bushomeri no mu bukode. Ngo aragira ngo abagabo n'abana n'abagore babo bose baza. Nawe reba iyo filime, ibwami bamuhamagaye, yaravugaga ati Mama Chantal, ati bwira abana Musa, bakavuga ati barabaduhaye promotion tujye gutura ibwami. Kahita avuga ati ariko wakiramo n'utari uwanjye na wamucomekamo, wamubyara wanjye nawe nkavuga ko ari uwanjye, ariko nane numva atarazize ubusa. Agahita amucomeka bati ibwami baduhamagaye, iminsi mikuru yabaye. Ntababwira icyo kigiye kuba. Aravuga ngo kuba uwo mwanya bose uko bakabaye bagiye kujya aho bari baradushize. Bagiye kujya aho bari baragize gute baradushize. Urwo bari baradukatiye no bagiye kurukatirwa. Ngo arangije ngo bose uko bakabaye
niba ibiryo by'intare zanjye. Abana abagore n'abagabo bose ngo babajyanayo kubera Daniel wenyine bagiye kutuzira. Abantu biringiye Imana bagiye kutuzira. Abantu twakoreye Imana reka nkubwire ahantu bagambiriye kugushyira bagusohoye ku kazi kawe nabi barakugambaniye baravuga ngo nakaveho bavuga ibitavugika ariko reka nkubwire bagiye kukava hongera ukasubireho. Imana iguhinduriye iguhaye promotion. Imana iguhaye promotion. Baravuze ngo ntuzashaka. Baravuze ngo ntuzashaka. Uzapfa udashatse imyaka 10. Reka nkubwire urugo rwaramunaniye nubwo utazajya mu rukwe uzajya mu rwawe wubake neza. Ajya bireba na bamwari nawe ujye ugenda wegamye umugabo atwaye imodoka nawe ujye ugenda ushyize akaboko hariya nkamubabaza. Uvuga uti wari warabitubwiye. Ujye uvuga uti Imana wambare super wumva kuna ababyeyi bambara super bikamera. Wambare igitege cy'igitahano wambare baza ya 200 uvuga uti Imana umva yangiriye neza nawe uyitere kuko Imana yavuganye nawe. Tugiye gusenga. Ariko abantu bazi Imana yawe bazakomera. Imana ibahe gukomera mu izina rya Yesu. Imana ibahe gukomera mu izina rya Yesu. Imana ibakoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Muri karitsiye Imana ibakoresha iby'ubutwari. Turagushimiye Kristo. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana igivuga bikaba. Warangiza dobenesto inikataza. Nerotista enewaya. Wategeka bigakomera. Twabonye kugira neza kwawe. Twabonye imbabazi zawe. Twabonye urukundo rwawe. Twabonye kugira neza kwawe. Dore abantu barahagurutse buri wese afite icyifuzo cyahagurukanye. Muri iri terano turasabye kugira ngo uhindure amateka. Hindura amateka y'ababyeyi, hindura amateka y'abagabo, hindura amateka y'abasore, hindura amateka y'abakobwa, hindura amateka y'abagabo bari muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Imbaraga zidasanzwe niziremeka ku bantu bawe. Wongera uhindura ibyanze guhinduka bihinduke. Ko ari igitangaza mu iri teraniro, 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 ko ari igitangaza mu iri teraniro. Bano bana batabagiye gukora ikizami cya leta bakorera igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Uzabaha amanota meza, uzabahindura amateka, uzabaha ibigo byiza, imbaraga zawe zidasanzwe. Bano babyeyi bari mu iri teraniro bafite ikibazo cy'uko abana babo batazabana biroti kubera babuze minerivare. Ko ari igitangaza bishyura abana ku mashuri, ko ari igitangaza abana bazabona diplome nziza, ko ari igitangaza abari ku mashuri abana babo baba amanota meza bazabona diplome nziza. Igitangaza cyawe wongera ukireme. Tukomeye amashina yawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Aya mashina yawe abantu bazi Imana yawe bazakora iby'ubutwari. Niko tuzi ko mwami wabasha kudukoresha ibyo abantu batakora. Izina ryawe rihabwa icyubahiro ni mu izina rya Kristo. Amen.